nimudebera mutugu ntabwo nabyumva ariko gusa munkore ntabwo nabyumva mubaretse ariko n'ibingibi mutuzanyemo nyine mubaretse ariko mwireke ntabwo nabyemera jya ku ruhande ntabwo mudugu gw'inani mudugu fata uwo muntu mu minsi yashize hari byinshi twaganiriye ndetse kandi nanone hari inkuru mperutse kubagezaho y'umugabo bitaga Japhet. Ni nyuma y'uko twaganiraga ari kumwe na mudugudu ku kibazo cy'umudamu we wabuze akaburana n'amafaranga 500 ndetse kandi nanone umudamu akagenda atamubwiye. Ni N1 TV ndacyari MC Set, nizere ko turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru. Twamaze kugera rero aho baduhamagaye ndetse kandi turaho uwo mudamu ari, niyo mpamvu ndi kumwe nabo. Hanyuma rero ibi bintu murabyitwara mu gute, bimeze bite ko mbona warakaye cyane? No kuvuga ngo ngewe mudugudu anyeretse ahantu umugore wanjye ari, ahubwo ubu ngubu mfite amashyushyu yo kugira ngo tugereyo ndebe koko niba ari hari. Ubu ndategereje ngo ahubwo ubu turi gutinda, ndagira ngo tugereyo turebe koko niba ari hari. Mama nihaze kuzamo ibintu by'intonganya kuri kamera. Ubwo twamaze kumenya aho umudamu ari, twamenye nuko yatwawe n'undi, ubwo nibyo dushaka kugira ngo kuko ni murumuna we umufite. Murumuna we amakuru twayabonye ntabwo byagakwiye kuba bikiba. Hanyuma mama umaze kutubwira ko ari uyu muryango uri itara. Ni uwo muryango uri amajwi y'abantu uhera nuriye kwingura urabona ko ufunguye na boya nuri uhera. Bro muze tugende kamera magwino tujyana mucishike twumve we n'amazi kureba uwo mugore koko nimudebera mutugu ntabwo nabyumva ariko gusa munkore ntabwo nabyumva mubaretse ariko n'ibingibi mutuzanyemo nyine mubaretse ariko mwireke ntabwo nabyemera jya ku ruhande ntabwo mudugu gw'inani mudugu fata uwo muntu mwe muretse twumvikane nta bintu byo kurwana mu ntega amatwi. Mwe muretse uyu uramuzi? Ego ndamuzi, ni umugabo wanjye. Naho uyu ni murumuna w'umugabo wanjye. Ego n'uyu watubwiraga mudugu Kari wabuze iki kuri uyu mugabo? Uyu n'uyu nababwiraga, uyu yataye urugo rwe ajyana amafaranga 500 aratoroka, ariko ubu twakoze iperereza dusanga aba muri uyu mudugudu wa kera. Ubwo rero tumusanganye na murumuna w'umugabo. uriya niwe Korode ni murumuna wanjye. uyu muraziranye? mukuru wanjye ariko nambabarira ntabwo bizongera. Kugeraho nyine ufata umugore we ukamushuka agavana n'amafaranga mu rugo. Umugore we yaje ambwira utugambo twiza nanjye numva mugirira irari, ariko ntabwo bizongera. Amafaranga si ubu nakubwira ngo ikisheri kandi uri kumwe n'undi nyine ni umugabo wanjye, ndabizi hari byinshi. Mudugu ngira inama, hanyuma mureke twumvikane papa. Uyu mugabo se, uyu mugabo ko avangwa ari wamuhamagaye, uyu washinzwe icyanga? Uyu ni mutekano. Uri mutekano? Ngewe ndi mutekano, turakorana na mudugudu. Ikibazo bamaze iminsi batubwira, tuva i Kigali tukaza kureba aba bantu buno bwa kabiri, ariko twe twaje kuvugana n'uyu mama mudugudu n'uyu mugabo. Hanyuma ngo uriya n'umudamu we ngo yagiye, ariko ngo muhaguruke muvugane nabo, muhaguruke. Ariko muteka umfashe ufata uyu mugabo atongera kurwana, reba ukuntu ushyiramo distance. ndamufata ngo muhaguruke. Nicyo kintu navugaga ngo simbizi
mada so kuki ibi bintu byeze mu ngo z'iki gihe sinsobanukiwe ikintu Kararisa yabuze kuri uyu mugabo wamuburanye iki? uyu mugabo rero yajyaga ataha buri munsi yasinze agataha na gahunda y'uko ntabashe kuyikemura bigatuma ugenda. uyu mukuru we rero murumuna we icyatumye mwemera ni uko uyu mugabo yajyaga ataha nkamera nk'ukeka yuko uyu mugabo shari warahahaga ariko nta gahunda y'urugo wakoraga. Amafaranga watwaye 500 urayemera? amafaranga twese wayakuye amafaranga yo naragiye maze kuyafata ndagenda nya shopping imyenda y'umwana andi nyine nyakemuza ibibazo ndimo ndacuruza. Hanyuma tubwire rero, urumva ikibazo uyu mugabo yaraduhamagaye n'uyu mudamu. Uyu mudamu atubwira ko ari mudugudu wa hano kandi atubwiye ko nawe uri mutekano mukorana. Hanyuma iki kintu uracyumva gute, twagikemura gute, twabigenza gute? nk'uko bimeze gutya ukuntu twagikemura ko uyu mugore twamufata agasubirana n'umugabo we nta cyaha kitababarirwa. Uriya mugabo nawe ni uwo mu umuryango turabahuza umuryango turabahuza. Nkatwe b'abayobozi iyo tubibonye gutya dukoresha uburyo tubajyana mu miryango tukabunga, ariko umugore agasubirana n'umugabo we nta cyaha kitababarirwa. Uriya mugabo nawe murumuna w'uyu nguyu yakoze ikosa, ariko turajyana mu ngo zabo tubungireyo tubereyo ko hariya ndi kumva umuturage hariya avuga ngo babajyane kuri ribu. Oya ntago, kubera ko twebwe inzego z'ibanze ntago twemera, tubanza kubikemurira aho ngaho ubungiye gufata tukabona kujya kuri RIB. Ubungiye kuvugana na mudugudu turebe ko twabungiraho, nibinanirana tubone kubohereza kuri RIB. Ikindi kibazo mfite mudugu, ubushize tuganira nje nawe n'uyu mugabo yatubwiye ko atasezeranye n'uriya mugore. Nta sezerano bafitanye, izo nizo mbogamizi nazo dufite, ko ntabwo twakihutira kujyana umuntu kuri RIB. Nta cyaha kirenze kirimo kuba umudamu anemera agasaba imbabazi. Ese ubu nkuriya wifashe kuriya yaratwaye umugore w'abandi w'umuvandimwe, ubu urabona koko nta n'isoni afite? Abantu b'iki gihe nta soni bakigira. Nyakubahwa uyu ni imperuka, ntago ubundi byakabaye. None mudugu yaramaze kutubwira umutekano ngo mugiye kuvugana muri icyo mwakora, mwamfasha mukashyira uyu mugabo ku ruhande nkaba mvugana naba namwe mukumvikana kugira tuze kumenya icyo twakora, mu gihe wenda mutekano avuze ko nta mpamvu yo kujya kuri RIB kugira muri ukuntu mwiyunga. Hanyuma umva mubwire, ni iki Japhet yagukoreye ko twumvisha ariyo mazina ye muri iyi minsi? Japhet yari umugabo mwiza pe, ntacyo naburaga mu rugo rwanjye, ariko ikintu cyambangamiye ni kimwe. Japhet nakekaga ashobora kuba ajya mu bandi bagore. Japhet yataga yasinze, Japhet ntakora inshingano z'urugo, akenshi bikambabaza cyane nkamubaza wa mugabo we utavuga bimeze bite, akanyihora agaceceka. Ariko nyine murumuna we nyuma twaje guhura turaganira, twajyaga nsura kenshi wanjye kwa mukuru we, niwe banyiyumvamo cyane Japhet. Ubwo mpitamo kumuca inyuma kuko akenshi ari nubwo numvaga mbishaka, ariko yataye yananiwe simbashe kubikorerwa uyu mukuru murumuna we. Wahisemo kuba wamuca inyuma kubwira ari? Yego namuca inyuma kubwo narabikenderaga simbibone. Yataga yananiwe cyane, inzoga ari utarebye ukuntu uvugisha umuryango we ngo umwicaze umuganirize, aho kugira ngo uhite ufata umwanzuro wo guhita uvuga ati ndamuca inyuma noneho by'agasuzuguro ukarenzaho ukajya no kuryamana na murumuna we paka aho tubisangiye ahangaha. Murakoze cyane. Impamvu Japhet yamuciye inyuma, twabanje gukora inama y'umuryango, ababyeyi baramuhana abasha kumva, mbona n'umugabo utangiye kwisubiraho. Nyuma y'iminsi 3 yarongeye akomeza zangeso, mbona nta wundi mwanzuro. Niko kumuca. None bro, wowe ni gute wafashe umwanzuro wo guca inyuma kandi ya mukuru wawe ukamutwarana n'umugore? Bro twumvikane, ibyo bintu byose mukora mwaherekare mu nkamera, ariko kino kintu mutongera ku nkamera, muvuga ibintu utankamera rwose. Oya turaganira neza, ariko kamera muyireke, kamera muyihorere, kamera muyireke rwose tubone kuganira. Muyihorere akora kamera ni muyikuro turaganira rwose. Iko cyaha ndacyemera. Kamera makuru kamera tuganira. Nafashwe na mukuru wanjye, ariko nange sinashaka kumusenyera, ni mumbabarire.
rwose ayongera abane n'umugore we byanatuma wenda nkanimuka nkajya gutura ahandi ariko mukuru wanjye agatunga urugo akubaka urugo rugakomera. hanyuma ubwo ikirakorwa ni iki? bro maze muri ya kamera bana ikiriho kamera nayiriho, kamera nayiriho rwose mumbabarire rwose yabamfashe ariko ngiye wenda nzimuke njye no mu wundi mudugudu ariko umugore asubirane na mukuru wanjye rwose mumbabarire ndasaba imbabazi. Icyaha adacyemera ntabwo nanjye nari nabigambiriye n'umubiri wanshutse rwose ntabwo bizongera. kuba wasubirana n'umugabo byakunda? yego twasubirana ntabwo bizazongera ntazajya gukora inshingano zirwo nk'uko byari bisanzwe. yego hanyuma reka bwira kamera mabwira mudugudu azane n'uwo mugabo hano na mutekano baze tuvugane wa munyamafuti we ingera hano hanyuma ngaho gira icyo bibwira mukuru wawe twumve n'icyo wa mudugudu batubwira. Garafure mumfatiye mu cyaha mbabarire byarabaye ariko ntabwo bizongera rwose nawe umbabarire kandi ubabarire n'umugore wawe musubirane nta kibazo ntabwo bizongera wenda nzimuke njye no gutura ahandi ariko ndeke gusenyera urugo uri mukuru wanjye. icyo kintu arimo kuvuga mbere yuko tuvugisha uyu kubera agahinda arimo muracyumva? ibyo yavuze nibyo birumvikana kuba asaba imbabazi mukuru we akaba azimuhaye akaba amushubije umugore we tumva ntacyo twarenzaho nk'ubuyobozi. tumureke se yisubire hariya tuganire nawe byaba byiza ibindi bizakorerwa mu muryango kuko dore ko ari ikivandimwe ni abavandimwe. ugiye twumva ikibazo kiri aha nibiba ngombwa nawe turaje kandi dufate nimero zawe tuzavugane sibyo? hanyuma bro tubigenze gute rero ngaho rero nk'uko wenda watangiye uganira na mudugudu ari kumwe na mutekano reka twumve n'ijambo rya mutekano. murakoze nibyo urabona ko umwana yahemukiye mukuru we ariko ni ibintu by'umuryango kandi turabongera rero muri famiye. murakoze. icyo umutekano yaravuze cyuko batasezeranye ari nayo mpamvu nyamukuru batari bujye muri RIB wowe uracyumva gute? nibyo koko ntabwo bigeze basezerana bamufata nk'umugore uri aho ngaho umugore burya n'uwo muba mwarasezeranye ntabwo bigeze basezerana icyo cyo turakize mu mudugudu wacu. mudugu ijambo ry'aba baturage banyu cyangwa se abo mubereye abayobozi ni iriyo wabagenera? inama nabagira ni yuko umugore aca bugufi akubaha umugabo. izo nshingano tuzuza mugabo nawe b'amaso umvishe kuregwa ibirego ugomba kubizubahiriza izo nshingano tuzuza ubundi mukaba umwe nicyo tubahamagarira ahubwo nabashishikariza no gusezerana kugira ngo mugire n'itegeko ribarengera. numvaga Jeff urabyumva gute ibyo mudugudu avuga? mbere na mbere uriya mugabo ntabwo bamujyane kuri RIB ntabwo nakomeza guturana nawe gutya yazanabisubira kandi bumvikanye ko bari buze kubafata mukabishyira mu miryango. yaba mujyane tubyumvikana ariko yagiye kubera ko n'ejo byazongera kongera kumvogerera urugo. nagira ikintu mvugaho Japhet tuza kuko nta tegeko rihana uriya mugabo kuko yagiye asangwa n'umugore wawe. uyu mugore wawe niwe wagiye amusanga ntabwo uriya mugabo afite ikibazo baramujyana RIB bamunikiye cyaha yagutereye urugo. ni ukuvuga ngo uriya mugabo nta cyaha afite ntabwo yagutereye urugo yasanzwe n'uyu mudamu wawe ahubwo icyo tubona twabafasha twebwe nuko turabunga mugasubirana umugore akagusaba imbabazi ndetse n'uriya murumuna wawe kwa so wanyu nawe akagusaba imbabazi niba ari n'ikiro urakimuca ukimucire mu miryango ariko nta tegeko ridutegeka kumujyana muri RIB. murakoze. hanyuma mada tubwire ku cyo rero aba bayobozi banyu bamaze kutubwira n'agahinda umugabo afite wamuteye ko kuba waragiye utamubwiye kandi mujya kubana ndizeye ko utari waramusezeranyije kuzamuta. murakoze cyane numva nasura mu rugo rwanjye nkarera umwana w'umugabo wanjye kuko umugabo wanjye ndamukunda uretse inshingano imwe atabashije kuzuza. ukamukunda kuba atakubariza izo nshingano ukaba utarabimuganirije ugahitamo kumuta? hoya nzamukundira ibyo azabasha kunkorera byose ndabizi ko n'inshingano azabasha kubikora. guhinduka kuri ibi byari biriho ni iki wakizeza abangaba erega uba ugomba kubafata nk'ababyeyi buriya ubuyobozi bw'ibanze baba ari n'ababyeyi banyu. yego so
uyu mugabo wanjye rero nzamwakira uko ari, niba ataha yananiwe so ni akazi kenshi ni umunaniro, nzakira uko biri, ntabwo nzongera kumuca inyuma. utegereze. Yego. Urabyumva gute ibyo avuze? hanyuma se ibyo ibyanjye wajyanye uracyabifite cyangwa wabisizeyo? Ya, amafaranga amwe ndacyayafite, nsigaranye amwe amafaranga yose uyazane, 500 wajyanye uzuyazanye. Tubwiye ko hari ibintu ngo yaratangiye gukora. Okay, ntacyo ubwo nabyo arabinyereka ibyo yaratangiye gukora. Nta icyo nshaka nibiteza imbere urugo, niba ari ibyo yatangiye gukora abinyereka. Imyenda y'abana yashopinze imyenda y'umwana nabyo azabikwereka, ariko imyenda y'abana siyo ntaguze niyi. ya hari imyenda nabashije kugura, imyenda ya siporo barakeneye imwe. None ko umugabo ajyaga tuvugisha na Mudugudu tugahura, n'ubwa mbere twari duhuye na Mutekano, uratwemerera yuko tuzongera tugahura namwe tukamenya ko ibintu byifashe? It's okay, nta kibazo, ndahari ndi ready, kandi neza ko nazongera kuba namuca inyuma cyangwa mubabazi. Yego. Urongeraho iki kucyaho akwisabiye? Okay, ntacyo ubwo naze tujye mu rugo anyereke ko hari amafaranga asigaranye, ubwo anyereke n'ibyo yaguze ndebe ko bihura, ubwo ninsanga bidahura nabyo ubwo nabyo ndabimenya. Sabara ukoze mugabo mwiza, ukoze ntabwo nzongera kuguca inyuma sheri, ndagukunda nukuri. Kuko wamburanye iki? Ntabwo Niki bizongera. wamburanye ku buryo nsuzugura muri korode muri umuntu wanjye? Basi mbabarira, Kuko wamburanye iki? ntabwo bizongera. Urakoze, Uzabyongera ntabwo biriya bizongera wisubiremo. mukundwa. Yes, mu buzima bwa buri munsi imibereho ya muntu igiye itandukanye, duhura na byinshi bitandukanye. Twari twagarutse kureba uyu muryango nyuma y'uko kandi twari twavuganye na Mudugudu ndetse na Japhet, nyuma y'uko yarabuze umudamu we, ndetse kandi umudamu we akawukanira cyangwa se akajya kubana na murumuna we. Ni byinshi tumaze kubona kandi batwemereye ko tuzongera guhura nabo tukabasura tukamenya uko byifashe. Ni MC Seti, ni N1 TV.